Okay, ngiye kubanza rero mbere kuko bikorwa nyuma ndababwira ukuntu ubinywa n'abantu bigirira akamaro cyane kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo hano ikintu nakoze ni ugufata tangawizi yanjye ndayirapa, nyirapa hariya muri kariya kantu gatoya, ntabwo nigeze ndapa nyinshi kubera ko yari inshiranye ufite. Ni iyi yonyine nari nsigaranye ko muri iyi minsi nsigaye nyikoresha cyane, murabizi no mu misatsi ubushize twari twayikoresheje, rero ntabwo nari nsigaranye nyinshi niyi nakoresheje. Ikindi gikurikiyeho ni ukubiza amazi. Hano nabijije nk'igice cy'itasi. Njye ntabwo njya nkunda kujya muri kuvuga ngo ibikombe bibiri ngo kuvanga amagarama 500. Akenshi mbikora nyine gutya kandi birakora. Ni ukuvuga ngo nkoresha gingembre nyinshi ishoboka, ubundi nkashyira mu mazi nyine nkeneye gukoresha gutyo gutyo. Ubwo rero bino maze gushyiramo ya gingembre mo hano ya tangawizi, ngiye kubireka nibura iminota 5 kugira ngo jus ya tangawizi isohokemo neza. Impamvu rero mba nayirapye ni ukugira ngo nkuremo ya jus yose, ariko ushatse wakata nyine n'udupande, sinzi nimba nari nabivuze, wayikata n'icyuma ugakata duto dutoya, ariko ngewe nyine ndayirapa. Ubwo rero iyo birangiye ni ukuyungurura kugira ngo nyine ufate ukuremo amazi. Ibi ngibi bisigaye ndongera nkabikoresha, ndongera nkashyiramo amazi nanone kuko iba ikirimo, noneho ku nshuro ya gatatu nkongeramo nyine gakeya iyindi gingembre nkeya. Igikurikiyeho rero ni indimu. Ngiye nshyiramo indimu, nabwo ntabwo mbara, nshyiramo inkurikije teste yanjye. Udafite indimu washyiramo apple cider vinegar, ariko ukibuka kunywesha umuheha. Okay, ngiye kwihuta rero mpite mvuga abantu iyi ginger izagirira akamaro kurusha abandi. Ariko mbere yaho, niba utarakora subscribe uhita ugenda uyikore, unashyire like kuri iyi video, nimba hari umuntu utekereza yuko yanafasha uyimusharinge. Iyo musharinze birafasha cyane muri algoritme za YouTube, so murakoze cyane. Okay, nukuvuga ngo umuntu wa mbere izafasha nimba uri umuntu ubona ufite inda nini kuruta ukungana, ukabonanutse ariko ukabona ufite akada, ukaburinganiye ariko ukabona inda yawe kameme iba yaje imbere, cyangwa ukaba nk'abagabo cyane cyane ukabona ahandi hantu ntabwo ubyibushye ariko inda yawe iri kuza imbere cyane. Nukuvuga ngo aho ngaho ginger izagufasha cyane, tangawizi izagufasha cyane kubera yuko ni anti-inflammatoire. Nimba hari ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu nda yawe gishobora kuba cyarabyimbye, anti-inflammatoire bivuga yuko nyine irwanya kubyimbirwa, nuyinywa izagenda ibyimbure ikintu gishobora kuba kibyimbye mu nda yawe. Ntago ari ibintu ni ibintu biri normal kuba hari ikintu gishobora kubyimba mu nda yawe. Hari igihe biba ari indwara, ariko hari n'igihe bikuba ariko ntubimenye ko hari ikintu kibyimbye mu nda yawe. Bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Gusa mu minsi 3 yonyine urimo uranywa ginger, mu minsi 3 yonyine uri kunywa tangawizi, uzahita utangira ubone difference. Ibi ni ibintu byakoreweho ubushakashatsi, ntimugire ngo ni ibintu nahimbye, ni ibintu byakoreweho ubushakashatsi, mugende munabirehe niba mwifuza kubireba. So icyo ngicyo cyari cya mbere rero. Ikindi kintu uwundi muntu wa kabiri iyi ginger izafasha ni umuntu nkiri kuva kuri ibyo bintu bibyimbye, hari ukuntu ujya urya bino bintu, nanjye bijya bimbaho, nkarya nk'ikintu runaka, hashira akanya nkumva cyahagamye ahantu hano ku buryo unakoraho ukumva urimo urababara. Bino bintu byambagaho mbere, ariko ubu ngubu iyo bimbayeho mpita nywa ginger. Nuko ngo igihe cyose nimba wumvishe biri kukurya gutyo, hita unywa ginger, nyuma biraza gushira. Kandi nanone gukomeza kuyinywa igihe cyose gutya mu gitondo, saa sita na nimugoroba, bituma nyine mwene izo kazi zigenda zigabanuka, kubera yuko ginger ifasha kugira ngo digestion yawe, kugira ngo igifu cyawe gisye neza, tangawizi ibifashamo cyane. None rero ukuntu babinywa, sinzi nimba nari nabivuze kuwa mbere, ariko nukuvuga ngo mu gitondo mbere yo kugira ikindi kintu cyari cyo cyose ukira mu kanwa, banza unywa ari amazi. Noneho saa 6 cyangwa saa 8 igihe uri buze kurira, mbere y'iminota 15 ubanze uyinywe. Nanone ku mugoroba mbere y'iminota 15 ubanze uyinywe. Nuko nguko, nuko ngo 3 ku munsi, gakeya cyane, kanyuma kakaba ari 2 ku munsi. Noneho twagiye ku muntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu ni ba bantu
bifuza kunanuka. Nimba uri umuntu wifuza kunanuka ukaba nyine ushaka guta ibiro kandi mu gihe gitoya, ginger izagufasha cyane, kubera yuko nari maze kubivuga nyine ituma nyine digestion yawe igenda neza. Ariko nanone iyo uyinyweye iminota 15 mbere y'uko urya, ituma urya ibiryo bikeya. Ibi nanone byarakoreweho ubushakashatsi, cyane cyane bikora neza ku bagabo. Umugabo iyo yinyweye mbere y'iminota 15 mbere y'uko arya ibiryo bikeya. Ariko n'igitsina gore nimugire ikibazo, nabyo birakoreka, byatuma uta ibiro byinshi, kubera yuko iyo ugenda urya uturyo dukeya bituma nyine unanuka. Ni ibintu byumvikana. Kandi ikindi nanone, kuko ndi kuvuga ku muntu ukurikiyeho, nuko hari abantu bavuga ko babyibuha kubera yuko ngo metabolisme yabo ntabwo igikora neza, ngo ntabwo igifu cyawe kigisya neza, ibintu nk'ibyo. Nimba uri umuntu rero utekereza gutyo, ginger ni yawe 100%, kuko nyine ituma igifu cyawe cyongera kigasya neza, ituma mbese metabolisme yawe ikora neza kurushaho kandi yihuta. Nuko ngo rero ni ibintu byiza cyane, nawe uzananuka kandi mu minsi mike uzahita utangira ubone difference. Noneho tukaza ku muntu wa nyuma, ni umuntu abantu barwaye diabete. Abantu barwaye diabete n'abantu bari kujya mu za bukuru, ginger ni nziza cyane kuri abo bantu babiri. Gusa nimba ufite ubwoba, ubaze muganga wawe, wenda urwaye diabete ukaba biri kugutera ubwoba kuba wayinywa, ubanze ubaze muganga wawe. Ariko ubundi mu bushakashatsi bwakozwe bavuze ko ginger ari nziza cyane ku bantu barwaye diabete, kuko iregulating ibyo bita blood sugar, no ku bantu bagiye bari kujya mu za bukuru nyine. Ubwo rero ku bantu barwaye diabete ntugire ikibazo, wayinywa, ariko nimba biguteye ikibazo ubanze ubaze muganga. Ndumva rero ari ibingibi nashaka kubivuga. Nimba hari ikibazo icyo ari cyo cyose ufite, umbaze. Murabizi, ushatse washyiramo agasukari ariko njye nakugira inama yo gushyiramo ubuki bukeyaho kugira ngo ushyiremo isukari. Gusa uri umuntu ushaka guta ibiro, nakugira inama yo gutangira kujya ubinywa kuriya utiriwe ushyiramo isukari. Kandi igihe cyose washyizemo apple cider vinegar, ukibuka ko ugomba kunywesha umuheha kugira ngo bitazica amenyo yawe. Mwakoze cyane rero, nizere ko iyi video hari ikintu yabamariye. Mugire ibihe byiza, naho ubutaha.